icyo gitumye turi hano nuko dufite amashimwe y'Imana yakoze. Ntabwo twitaye ku byo Satani yashaka gukora ndetse n'ibyo bashaka, ariko twebwe twitaye ku cyo Imana yakoze ubuzima bwacu. Urakoze cyane. Reka mbaze na madamu we, abantu mukundanye na Safari nkanjye mubanze muzamure ibiganza. Munyemerere tuzamure ibiganza tubere ku rukundo. Ndabizi neza ko mwari muri hejuru, ntabwo mwari mutuje, ariko ubonye ko imbaraga z'Imana ziruta iza Satani. Gira inama abakobwa batarubaka n'abubatse. Icyo nshaka kubagiraho inama ni ugushyigikira umurimo uri mu muntu mu gihe mugiye kubana ukabyara imbuto, kuko ntiyari yarakoze live recording mbere yuko muhura, ariko ubu ngubu bagiye kwirukana kandi iragenda neza. Tubwire, ubagire n'inama abandi bakobwa, ubabwire icyo bimaze mu rugo rwanyu, icyo byabafashije mu mibanire yanyu gusigasira imbuto y'Imana yashize muri nzu. Murakoze cyane. Munyemerere tubahe amashyi, baze basubize mu byiciro byiza twabateguriye, babwire gahunda ikurikiraho. Imana ibahe umugisha Nzungu ndetse na madamu, Imana ibahe umugisha. Muha amashyi menshi cyane bajya kwicara. Ndi umukristo ariko sinari nzi ko Satani afite imbaraga nk'izo nabonye. Satani nawe hari umuntu Satani yaratsinzwe, n'ahangaha yatsinzwe. Tumushaka kumva ama-checking sound twakoze inshuro ebyiri zose bigenda neza, nta genereta ifite ikibazo, ariko twagiye kubona tubona genereta ivuyeho. Tugerageza iya Foursquare iranga, tugerageza umuriro wa REG uranga.